Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu ngwiteka bahire. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko munyemerere tubanze twerekeze intekerezo ku gitekerezo cy'Abisirayeli. Mu by'ukuri Abisirayeli bamaze igihe kitari gitoya mu bunyage bakora imirimo y'uburetwa, ariko mu gihe gikwiriye Imana irabyemera, bava mu buretwa barimo bakora urugendo kugira ngo bajye mu gihugu cy'isezerano. Byabaye ngombwa ko bagenda urugendo rurerure ndetse baca mu bibazo bigiye bitandukanye, ariko Imana irabatabara. Mu by'ukuri mu rugendo rwabo Imana yabanaga nabo ku buryo ikibazo cyose bagiraga Imana yarabagobokaga ndetse kigakemuka kandi bikagenda neza. Ariko Abisirayeli bakomeje kugaragaza kutizera, aricyo cyaje gutuma ndetse n'umubare utari mutoya utagera mu gihugu cy'isezerano. Mbere gato y'uko bagera i Kadeshi, Abisirayeli bari basanzwe babona amazi mu buryo bw'igitangaza, ariko kuko bendaga kugera mu gihugu cya Edomu, igihugu cya Edomu cyari gituwe n'abakomokaga kuri Esawu, kandi Esawu yari umuvandimwe wa Yakobo, ari nawe Abisirayeli bakomokagaho. Bivuze ngo abakurambere b'ubwo bwoko bwombi bari abavandimwe. Byari biteganyijwe ko Abisirayeli bagombaga kunyura muri Edomu, bityo bagombaga kubona amazi ndetse n'ibyo kurya babihashye ku Banyedomu. Ariko mu by'ukuri amazi babonaga mu buryo bw'igitangaza amaze gukama cyari nk'ikimenyetso cy'uko urugendo bakoraga mu butayu rurimo rugera ku iherezo. Ariko Abisirayeli ntabwo babyakiriye neza, bagaragaje umwuka wo kwitotomba, bitotombera Imana, ndetse bituma n'umugaragu w'Imana Mose ndetse n'umuvandimwe we Aroni bakora icyaha, ubwo Mose yakubitaga urutare inshuro ebyiri, kandi yari yabwiwe ko agomba kubwira urutare ngo ruzane amazi. Icyo cyabaye icyaha ndetse cyanatumye abo bagaragu b'Imana bombi batagera mu gihugu cy'isezerano. By'umwihariko rero tugiye kuganira ku magambo y'Imana afite umutwe uvuga ngo Yesu arakiza. Tugiye kuganira ku cyigisho gifite umutwe uvuga ngo Yesu arakiza. Mbere y'uko ngira ibindi ndenzaho, nimureke duhomeke amaso hanyuma dusenge. Mubyeyi mwiza, urera kandi urakiranuka, izina ryawe ntabwo icyubahiro. Turi abanyabyaha, ndakwinginze cyane kugira ngo tubabarire kubw'imbabazi zawe nyinshi. Sibanganye ibicumuro byacu, weyureho gukiranirwa kwacu, twakire nk'abagaragu bawe. Mubyeyi mwiza, tugiye kuganira amagambo yawe. Ndakwinginze ngo nituvuga utuvugishe, kandi nitwiga dusobanurirwe nawe. Twemerere Mwami Imana utugirire ibambe, Mwuka w'Imana abe muri twe, kandi umuntu wese uzumva iki cyigisho azigishwa na Mwuka wawe, kandi Mwuka wawe abe ari we uzikorera umurimo mu mutima we, mu izina rya Yesu. Nshuti zanjye rero, tugiye kuganira, narimaze kubabwira ko tugiye kuganira ku cyigisho kivuga ngo Yesu arakiza. Turatangira tureba mu gitabo cyo kubara mu gice cyaho cya 21, turava ku murongo wa 4 tugere ku murongo wa 6. Amagambo aravuga ngo Abisirayeli baterwa n'inzoka z'ubusabwe. Ku murongo wa 4 haranditswe ngo bahaguruka ku musozi Hori, baca mu nzira ijya ku nyanja itukura ngo bakikire igihugu cya Edomu. Imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Abantu bavuga Imana na Mose nabi bati, mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu? Ko ari nta mitsima tuhaboneye, akaba ari nta mazi, kandi tubihiwe n'iyi mitsima mibi. Mu by'ukuri byari biteganyijwe yuko Abisirayeli bagombaga kunyura mu gihugu cya Edomu, kuko igihugu cya Edomu cyari bugufi n'igihugu cya Kandi bajyagamo, igihugu cy'isezerano berekezagamo. None
Abisirayeli ubwo bitotomberaga Imana bakagaragaza kutizera kwabo, byaje gutuma batemererwa kunyura mu gihugu cya Edomu, maze biba ngombwa ko berekeza mu majyepfo kugira ngo bakikire igihugu cya Edomu. Bagenze urugendo rurerure, ariko kugira ngo tuze kurushaho kubyumva neza, reka twifashishe n'igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Turareba ku ipaji yaho ya 359 bagenda bakikiye igihugu cya Edomu. Kuri 359 haravuze ngo ubwo bakomeza ku rugendo rwabo bagana mu majyepfo, banyuze mu kibaya kirimo ubushyuhe bwinshi, kirimo umusenyi, kitagira aho kugama izuba cyangwa ibimera ibyo ari byo byose. Iyo nzira yasaga naho ari ndende kandi iruhanyije, bityo barananirwa cyane kandi bagira inyota. Nanone bongeye kunanirwa kwihanganira ikigeragezo cyo kwizera no kwihangana. Twabonye ko baneshejwe n'ikigeragezo cyo kwizera, bananiwe kwizera ubwo amazi yakamaga igihe bendaga kugera mu gihugu cya Edomu, igihe bari bugufi bwo kugera i Kadeshi. Kiriya gihe amazi ubwo yarakamye, bananiwe kugaragaza kwizera, kandi nyamara cyari ikimenyetso y'uko urugendo bakoraga rwo mu butayu rurimo rugera ku musozo. None ahangaha naho bongeye gutsindwa n'ikigeragezo cyo kwizera. Hano baratubwiye ngo iyo nzira yasaga naho ari ndende kandi iruhanyije, bityo barananirwa cyane kandi bagira inyota. Nanone bongeye kunanirwa kwihanganira ikigeragezo cyo kwizera no kwihangana. Kubwo kuguma mu ruhande rwijimye rw'ibyo banyuzemo, barushijeho kwitandukanya n'Imana. Bibagiwe ko iyo batitotomba ubw'amazi yakamaga i Kadeshi, bajyaga kurindwa gukora urugendo ruzenguruka Edomu. Imana yari yaragambiriye ibintu byiza kuri bo, imitima yabo iba yaruzuyemo gushima Imana kubwo kuba yari yarabahaniye icyaha cyabo mu buryo bworoheje buryo. Nyamara aho kugira ngo bayishime, birase bavuga ko iyi Imana na Mose batahaba, bajyaga kuba baramaze kwigarurira igihugu cy'isezerano. Bamaze kwishyira mu kaga, bamaze kubigira bibi cyane kurenza uko Imana yateganyije. Ibyago byose bahuye nabyo babigeretse ku Mana. Uko niko batekereje nabi uko Imana yabagenzerezaga, maze amaherezo binubira ibintu byose. Babonaga mu Misiri ari heza cyane, ndetse ari aho kwifuzwa kuruta umudendezo n'igihugu Imana yabajyanagamo. Uko Abisirayeli bimikaga umwuka wo kwitotomba, bari biteguye no kujora imigisha bahabwaga. Abantu bavuga Imana na Mose nabi bati, mwadukuriye iki mu Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu? Ko ari nta mitsima tuhabonera, akaba ari nta mazi, kandi tuhiwe n'iyi mitsima mibi. Mu by'ukuri Abisirayeli bananiwe kwihanganira urwo rugendo bakoraga. Nyamara twabonye yuko gukora uru rugendo n'ubundi byari byaraturutse ku kugaragaza ukutizera. N'ubundi cyari nk'igihano Imana yari ibahaye, kuko bari barananiwe kugaragaza kwizera ubwo amazi yakamaga bari benda kugera i Kadeshi. Mu by'ukuri kubera ko bari bakingiwe n'imbaraga z'Imana, ntibari bazi ibyago bitabarika byahoraga bibazengurutse. Birumvikana bari bakingirijwe n'imbaraga z'Imana. Bagenda ku rugendo rurerure, ariko amaguru yabo ntabwo yabisimbaga. Bagenda ku rugendo rurerure, ariko nta ngaruka bahuraga nazo z'uko bagenze urugendo rurerure, nk'uko twebwe uyu munsi dushobora kugenda urugendo rurerure bigatuma tugira ingaruka zigiye zitandukanye. Wenda tukaba twarwara uburwayi runaka, ariko bo nubwo bagendaga, Imana yarabakingiraga rwose. Nta n'inyamaswa yo mu butayu yashoboraga kugira ikibatwara, kuko bari bari mu burinzi bw'Imana. Ariko ibyo byose ntabwo babihaye agaciro. Mu kuba indashima kwabo no kutizera, bari barifuje urupfu, hanyuma Uhoraho yemera ko urupfu rubageraho. Mu by'ukuri babaye indashima kandi bagaragaza kutizera, maze Uhoraho yemera ko urupfu rubageraho. Ni mu buhe buryo Imana yemeye ko urupfu rubageraho? Reka turebe nanone muri Bibiliya muri cya gice cyaho cya 21, duhere ku murongo wa 5 dukomeze hepfo. Abantu bavuga Imana na Mose nabi bati, mwadukuriye iki mu Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu? Ko ari nta mazi kandi tubihiwe n'iyi mitsima mibi. Ku murongo wa 6 baravuze ngo Uwiteka yohereza mu bantu inzoka z'ubusagwe butwika zirabarya, abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Nari maze kubabwira yuko bifuje urupfu, maze Uwiteka yemera ko urupfu rubageraho.
none muri Bibiliya naho baratubwiye ngo inzoka z'ubusagwe zarabariye, maze abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Reka rero turebe mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku ipaje yaho ya 360 haranditswe ngo inzoka z'ubusagwe zari mu butayu hose, zitwaga inzoka ziteye ubwoba kubw'ingaruka zikomeye zakomokaga ku kurumwa nazo. Byateraga ubusagwe butuma aho yariye habyimbagana kandi umuntu agapfa vuba. Ubwo Imana yakuraga ukuboko kwayo kurinda ku Bisirayeli, abantu benshi cyane bariwe n'ibyo biremwa bifite ubumara. Habaho ubwoba n'akayubi mu nkambi yabo yose. Hafi muri buri hema ryose habaga hari abasamba cyangwa bapfuye. Nta hema na rimwe ritagezweho. Akenshi ituza rya nijoro ryarobowaga n'imiborogo ikaze yamenyeshaga abantu yuko hari abandi bamaze gupfa. Abantu bose bari bahuze bari kwita ku ndembe cyangwa barinda ababaga batararibwa n'inzoka. Noneho nta kwitotomba kwasohokaga mu kanwa kabo ugereranyije n'imibabaro bari bafite. Ubwo ingorane n'ibigeragezo banyuzemo mbere byasaga naho bidakwiriye no gutekerezwa. Bari bageze ahakomeye, noneho bya bigeragezo, kwa kwitotomba n'ibindi bitandukanye byasaga naho bitakiri ingenzi kuri bo, kuko bari bahuze barimo bita ku ndembe. Bagenzi babo bari barimo gupfa, abandi barembye bamerewe nabi. Noneho kwa kwitotomba ntabwo kwagaragaye kuko ntabwo ibintu byari byoroshye. Muri iyi saha mu Bisirayeli ntabwo ibintu byari byoroshye kuko benshi bari barimo barapfa kandi abandi bari barembye cyane. Mbese n'iki Abisirayeli bakoze? Nta bundi buhungiro bari bafite kuko bari bamerewe nabi. Inzoka z'ubumara zarabaryaga. Ariko reka turebe ikintu Abisirayeli bakoze. Reka dusome ku murongo wa 7 w'igice cyawo cya 21 haravuze ngo abantu basanga Mose baramubwira bati, twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe nabi. Saba Uwiteka dukuremo izi nzoka. Mose arabasabira. Noneho Abisirayeli basanze Mose bamwaturira icyaha cye, bamubwira ko bakoze icyaha ko bamuvuze nabi ndetse bakavuga Uwiteka nabi. Bamusaba ko yabasabira ku Mana. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku ipaji ya 361 aho baravuze ngo noneho abantu bicishije bugufi imbere y'Imana basanze Mose bicuza kandi bamwinginga bati, twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe nabi. Hari hashize akanya gato gusa bamurega ko ari we mwanzi wabo gica, kandi we ntandaro y'imirimo n'imibabaro yabo. Ariko n'igihe bavugaga ayo magambo bari bazi neza ko bamushinja ibinyoma, maze ibyago nyabyo bije bamuhungiraho kuko ari we wenyine washoboraga kubavuganira ku Mana. Batatse bavuga bati, saba Uwiteka dukuremo izi nzoka. Noneho bibutse ko hari uwo bashobora gutakira, bibutse ko noneho Uwiteka ashobora kubatabara. Nuko basaba Mose ko yabasabira ku Mana ikabakuramo izo nzoka. Katurebe Mose nawe icyo yakoze. Mose yabasabiye ku Mana koko, maze Mose ategekwa n'Imana gucura inzoka y'umuringa isa n'izo nzima, maze akayimanika mu nkambi y'abantu. Abantu bose bari bariwe n'inzoka bagombaga kureba iyo nzoka maze bagakira. Mose yagenje atyo, maze iyo muri nesheje isakazwa mu nkambi hose ko abari bariwe n'inzoka bose bagomba kureba kuri iyo nzoka y'umuringa maze bakabaho. Benshi bari bamaze gupfa. Maze igihe Mose yamanikaga iyo nzoka ku giti, bamwe ntibizeye yuko kureba kuri icyo gishushanyo cy'umuringa gusa byajyaga kubakiza. Aha ngaha ndashaka ko tuhatinda kandi tukahaca akarongo mu ntekerezo zacu. Ngo Mose yagenje atyo, maze iyo muri nesheje isakazwa mu nkambi hose ko bari bariwe n'inzoka bose bagomba kureba kuri iyo nzoka y'umuringa maze bakabaho. Ni ukuvuga ngo kimwe mu bintu byashoboraga gufasha abariwe n'izo nzoka ni uko bagombaga kureba kuri iyo nzoka y'umuringa maze bakagenza gute? Bakabaho. Icyo basabwaga gusa kwari ukurebaho. Benshi bari bamaze gupfa, maze igihe Mose yamanikaga iyo nzoka ku giti, bamwe ntibizeye yuko kureba kuri icyo gishushanyo cy'umuringa gusa byajyaga kubakiza. Ni ukuvuga ngo hariho abantu bamwe batizeye yuko kureba kuri icyo gishushanyo byajyaga kubakiza. Abo ngabo icyabaye ni iki? Ni ukuvuga ngo barimukiye mu kutizera kwabo, ariko bahisemo kureba kuri icyo gishushanyo. Bagenje gute? Barakize.
kivuga ko natwe turi kwiga icyigisho kivuga ngo Yesu arakiza. Bene abo bari bukiye mu kutizera kwabo, nyamara habayeho abandi benshi bizeye uburyo bwo gukira Imana yari yabateguriye. Nyamara habayeho abandi benshi bizeye uburyo bwo gukira Imana yari yabateguriye. Abagabo, abagore, abavandimwe n'abahungu n'abakobwa bari bashishikariye gushaka inshuti zabo zababazwaga n'izenda gupfa. Guhanga amaso yabo yari yarerembutse kuri iyo nzoka. Nubwo babaga batakivuga kandi bari gusama, iyo bashoboraga kuyireba rimwe gusa barakiraga. Twumva iki kintu neza, ngo nubwo babaga benda gupfa, amaso yabo yarerembutse, barimo basamba, iyo bashoboraga kureba kuri icyo gishushanyo cy'iyo nzoka, bagezaga gute? Barakiraga. None twe turi kwiga icyigisho kivuga ngo Yesu arakiza. Ubu nibwo buryo Imana yari yabashyiriyeho ngo bubabere uburyo bwo gukira. Ubwo buryo bwari ubwo kureba kuri iyo nzoka. Nuvuga ngo umuntu yagombaga kwizera ko kureba kuri iyo nzoka bishobora kumugirira umumaro, bityo akagenza gute? Akayireba. Icyo basabwaga kwari ukurebaho gusa. Ubwo nibwo buryo Imana yari yabashyiriyeho bagomba gukira, kandi bagenza gute? Imana irabyemera, barakira. Reka natwe noneho tugenda twerekeza amaso yacu mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cyaho cya mbere. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 4. Yesaya mu gice cyaho cya mbere turasoma duhereye ku murongo waho wa 4. Haranditswe ngo, dore wa bwoko bukora ibyaha we, abantu buzuwemo no gukiranirwa, urubyaro rw'inkozi z'ibibi, abana bonona baretse Uwiteka, basuzuguye Uwera wa Isirayeli, baramuhararuka basubira inyuma. Ni iki gitumye mushaka kugumya gukubitwa muzira gukabya ubugome? Umutwe wose urarwaye, umutima wose urarabye, uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe nta hazima. Ahubwo ni inguma n'imibyimba n'ibisebe binuka bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa, nta nubwo byababajwe n'amavuta. Ku murongo waho wa 4 baravuze ngo, igihugu cyanyu ni amatongo, imidugudu yanyu yarahiye, imidugudu yanyu yarahiye, abanyamahanga barabaryana imyaka yanyu, igihugu kibaye amatongo ntigishenywe n'abanyamahanga koko. Mu by'ukuri ahangaha baratugaragariza neza uburyo icyaha cyangije inyokomuntu. Mu by'ukuri ubwo Satani yigomekaga mu bwami bw'Imana, ubwo Satani yigomekaga mu ijuru, yaciwe mu ijuru, amaze gucibwa mu ijuru ajugunywa mu isi, bityo isi iba igushije ishyano. Kandi ubwo Adamu yacumuraga, twese inyokomuntu twokojwe icyaha. Ni muri ubwo buryo tuvuka dutandukanijwe n'Imana. Turi abanyabyaha, twabyanga cyangwa twabikunda. Gukiranirwa kwacu ni kwinshi, ibicumuro byacu ni byinshi. Nawe tekereza uyu munsi uko umuntu asigaye areshya ingano ye, uko asigaye ari ibitekerezo bye aho bigeze, nuko umuntu wa kera yanganaga. Harimo itandukaniro rigaragara rwose. Ibi byose tubiterwa nuko ingaruka z'icyaha zirushaho kwiyongera. Abagabo bararyamana na bagenzi babo, ibyaha by'inkorarugomo birakorerwa mu isi, twese tubireba. None ubwo ibyaha by'inkorarugomo bikorerwa mu isi twese tubireba, niki twakora? Abisirayeli ubwo bari bamaze kuba, ubwo babonaga ko abantu benshi barimo barapfa, bahisemo gutakambira Mose ngo basarire ku Mana. Kandi Mose yarabikoze, Imana iratabara. None mu byanditswe byera baratubwira bati, ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. None niba ibihembo by'ibyaha ari urupfu, kandi abanyabyaha iherezo ryabo rikaba ari ukurimbuka, twe turakora iki ngo tubashe gukira? Mbese ko Abisirayeli hari uburyo bashyiriweho babasha gukira buriya bumara bw'inzoka, twebwe hari uburyo twaba twarashyiriweho tubasha gukirizwamo tugakira amateka y'icyaha. Reka nkomeze kuri 362 mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi. Baravuze ngo, kumanika inzoka y'umuringa
byari bigamije kwigisha Abisirayeli icyigisho cy'ingenzi. Ntibashoboraga kwikiza ingaruka zikomeye z'ubusagwe bwari mu bisebe byabo. Imana yonyine niyo yashoboraga gukiza, ariko kandi bagombaga kwerekana yuko bizera iby'Imana yari yabateganyirije. Ni ukuvuga ngo ubo ubwabo icyo basabaga kwerekana yuko bizera iby'Imana yari yabateganyirije. Bagombaga kureba kugira ngo babeho. Kwizera kwabo niko Imana yemeraga, kandi bagaragazaga ukwizera kwabo babinyujije mu kureba kuri iyo nzoka. Bari bazi yuko inzoka ubwayo nta gaciro ifite, ahubwo yagereranyaga Kristo, kandi kuba kumwizera byari ngombwa. Byeretswe intekerezo zabo muri ubwo buryo. Kugeza ubwo abantu bari baragiye bazanira Imana amaturo yabo, kandi bumvaga ko kugenza batyo byababeraga impongano ikwiriye y'ibyaha byabo. Ntabwo bishingikirije ku mucunguzi wari kuzaza, uwo ibyo bitambo byashushanyaga. Noneho Uhoraho yabigishije ko ibitambo byabo bitarushaga ubushobozi n'agaciro iyo nzoka y'umuringa, ko ahubwo muri ubwo buryo bagombaga kwerekeza intekerezo zabo kuri Kristo, igitambo gikomeye cy'ibyaha. Hari amagambo nshaka ngo twongere tugarukeho. Kwizera kwabo niko Imana yemeraga, kandi bagaragazaga ukwizera kwabo babinyujije mu kureba kuri iyo nzoka. Bagaragazaga ukwizera kwabo babinyujije mu kureba kuri iyo nzoka. Ni ukuvuga ngo kureba kuri iyo nzoka nibwo buryo Imana yari yabateganyirije bashobora gukirizwamo. None mu kanya njye nari mbabajije nti, mbese twebwe hari uburyo twateganyirijwe dushobora gukirizwamo amateka y'icyaha? Reka turebe nanone ikindi cyigisho cyo mu bakurambere n'abahanuzi. Turebe ku cyigisho cyitwa ngo umugambi wo gucungura umuntu. Kiri ku ipaji ya 44 y'iki gitabo. Haravuze ngo gucumura k'umuntu kwateje abatuye ijuru bose umubabaro mwinshi. Isi Imana yari yaremye yagezwaho n'umuvumo w'icyaha, kandi ibyaremwe biyituye bigerwaho n'ubuhanya n'urupfu. Byasaga nk'aho abishe amategeko badafite amakiriro. Abamarayika barorereye kuririmba indirimbo zo gusingiza Imana. Mu bikari byo mu ijuru hari umuborogo kubera kurimbuka kuzanywe n'icyaha. Umwana w'Imana akaba umutware w'icyubahiro w'ingabo zo mu ijuru yagiriye impuhwe abo bantu bari bacumuye. Umutima we wuzuye imbabazi zitarondoreka igihe ishyano ryo kurimbuka kw'isi ryazamukaga rikagera imbere ye. Nyamara urukundo rw'Imana rwari rwarateguye umugambi wo gucungura umuntu. Ngo urukundo rw'Imana rwari rwarateguye umugambi wo gucungura umuntu. Twumva ako kantu neza. Mu kanya twabonaga yuko hari uburyo Abisirayeli bashyiriweho bashobora gukiramo ubumara bw'inzoka zari zabariye. None ahangaha naho ubwo umuntu yacumuraga hari uburyo bwateguwe n'urukundo rw'Imana umuntu yashoboraga kugenza gute? Yashoboraga gukiriramo, cyangwa se umuntu ashobora gukiriramo. Nyamara urukundo rw'Imana rwari rwarateguye umugambi wo gucungura umuntu. Umunyacyaha wicaga itegeko ry'Imana yaburaga ubugingo bwe. Mu bari ku isi yose no mu ijuru, umwe gusa niwe wenyine washoboraga kujya mu cyimbo cy'umuntu akuzuza iby'itegeko risaba. Nk'uko itegeko ari iziranenge, nk'uko Imana ubwayo iziranenge, umwe gusa ufite ububasha nk'ubw'Imana niwe washoboraga guhongerera icyo gicumuro. Hano baradusobanurira yuko Kristo we Musa ariwe washoboraga guhongerera igicumuro cy'umuntu. Nta wundi uretse Kristo washoboraga gucungura umuntu akamukura mu muvumo wo kwica amategeko. Nababwiye ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, kandi mu ntambara ikomeye ho baravuga ngo icyaha ni ukwica amategeko. Niba icyaha ari ukwica amategeko, kandi ibihembo by'ibyaha akaba ari urupfu, ni ukuvuga ngo ibihembo byo kwica amategeko y'Imana bikaba ari urupfu. None hano bakaba batubwira yuko hari uburyo Imana yashyiriyeho umuntu ashobora kugenza gute, ashobora gukirizwamo. Kandi baratubwira yuko
Kristo we Musa niwe wagombaga kuba incungu y'umunyacyaha, kandi niwe wabaye incungu y'umunyacyaha. Yaritanze, arabambwa ku musaraba kugira ngo twe tubeho. Arabambwa ku musaraba kugira ngo twe twagombaga gupfa kubw'igicumuro tubone ubugingo kubera we. Binyuze muri we tubashe kubona ubugingo.